103.6 Hot FM. Turabasuhuza nshuti bakundwa mu izina ry'umukiza wacu akaba n'umucunguzi umwami Yesu Kristo. Ndamutse rero kuri mwese zivuye ku itorero rya UCC, kwabashumba ba UCC Apostle Charles Rwandamura, ubakunda kandi bashyiraho iki kiganiro kugira ngo mushobore gufashwa. Arabakunda kandi arabifuriza kumenya Imana. Aka kanya rero ndajya mbabwire ko mwumva itorero rya UCC United Christian Church rikorera hano muri Kigali, rifite icyiciro gikuru i Kigali Kicukiro Niboye. Rikaba rifite amashami atandukanye, hari ishami rya UCC Kabuga, UCC Gikondo, UCC Nyamata n'ahandi hirya no hino muri Afrika. Ndagira ngo rero mwubwire ko dufite umwanya kugira ngo tuvugane nawe wowe dukurikiye. Ni Pastor John wumva kuri microphone ya Hot FM ku 103.6 niho dukurikirana. Kuri wa gatandatu rero ndagira ngo musabe uwe maskurikire wowe wagira ubuntu bwo kuba uri kuri ku murongo wa radio. Turi bugira umwanya wo kubasengera, turi bugira umwanya wo kwakira amatelefoni yanyu, twakira ibyifuzo byanyu, tubasengere. Turifuza rero ko uyu munsi dufata umwanya wo kubayobora neza aho dukorera. Wowe wifuza kubana natwe kuri iki cyumweru, wowe wifuza kutubona amaso ku maso, turagira ngo tuze kuyobora kandi tugusobanurira uburyo ushobora kutubona. Ku munsi w'ejo w'icyumweru turaza kubwira uko amasaha y'amateraniro y'iwacu kugira ngo ushobore kubyitegura wowe uri kure uzaze kare. Turi kumwe na Pastor Bena muri studio za Hot FM. Turagira ngo adusuhuze kandi dutangire program yacu no gusenga. Murakoze. Turabasuhuje inshuti zacu bakundwa mu duteza amatwi. Turabasuhuje abadukunda kandi abadusengera. Twongeye gusuhuza abashyigikira iki kiganiro. Twongeye gusuhuza abakristo b'amatorero yacu, abakristo ba UCC Kabuga ndabasuhuje kuko mugaragaza ko muri kumwe nanjye muri iki kiganiro. Yesu abaha umugisha, namwe abakira Yesu abarimo gukizwa kuva twatangira. Yesu abaha umugisha. Reka dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, turagushimye turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe kuko uri umutunzi w'imbabazi. Tugushimiye kubw'abo bantu urimo guhagakiza muri iyi minsi tumaze kuva ku wa gatatu kugera uyu munsi. Icyubahiro kibi cyawe Data, tugushimiye kubw'abantu urimo gukorera ibimenyetso n'ibitangaza. Mwami wanjye kubw'amasengesho tubasengera. Icyubahiro nanone kibi cyawe. Aka kanya reka gitare cy'amahanga uherekeze ijambo ryawe rigende rifate ku mitima y'abantu. Abantu bawe babohoke, abantu bawe baruhuke mu mitima, bararushye, barananiwe, baragowe cyane, ariko Yesu ni wowe wenyine wo kubabohora. Bohora ubugingo bwabo. Mu ijambo Mwami wanjye hagira umuntu ukizwa, mu ijambo hagira umuntu wakira imbabazi zawe. Turagushimye mu izina rya Yesu dusenzemo. Amen. Turagusaba kugira ngo ukurikire ikiganiro, ukurikire ijambo. Nta nubwo ari ikiganiro gusa, tukabyita n'ikiganiro, ahubwo nivuga butumwa. Turimo turabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Komeza utega amatwi nshuti yanjye. Nshuti bakundwa mukurikiye Hot FM, nk'uko mwabyumvishe muri kumwe na Pastor Bena, Pastor John muri studio. Aka kanya rero aho uri turimo kuvugana nawe wicaye muri salo yawe, uri mu kazi kawe. Turagira ngo tukubwire ko ni nkaho turi mu nzu iwawe, twageze iwawe, Imana idutumye iwawe, idutumye kuri wowe kugira ngo tukubwire ubushake bwayo. Satani ye kukuriganya rero, koresha aka kanya neza wumva icyo Imana igushakaho. Buri muntu wese uri hirya no hino urabaza uti ubushake bw'Imana no buhe ku buzima bwanjye. Ese Imana irashakaho iki? Kuki nca mu bigeragezo bimeze bitya? Niki gituma jewe ngaragara nk'uwatawe? Ese Imana iranzi? Bene ibibazo wibaza, kamubwire ngo Imana irakuzi cyane. Irakuzi kuruta umuntu wari wese kandi kuzi kuruta uko wiyizi. Ushobora no kwibeshya ko wiyizi, ariko yo irakuzi, imenya byose, ireba byose. Imana y'ibihe n'ibihe iriho, yahozeho kandi izahoraho. Niyo Mana izi buri muntu wese, kandi urugero rw'ibikubabaza ifite ubushobozi bwo kubigukiza. Iki bikeneye muri byose no kugira ngo uyihindukirire. Wowe muntu wese uduteza amatwi, tujya ngo twibutse ko Uwiteka Imana nyiribihe ni Imana ishaka abantu bose aho bari mu isi bakizwa, bagahindukira, bakava mu ngeso zabo mbi, bakava mu byo yanga, kuko abakora ibizira umenye ko ari ibintu ibyangwa n'Uwiteka. Imana irabyanga, ntabwo ikunda ibyaha, ariko abanyabyaha irabakunda kandi irifuza ko bihana bakava mu ngeso zabo mbi
kugira ngo bunge ubumwe nayo, biyunge nayo. Kubwa Yesu Kristo rero waje mu isi, woherejwe, waje ku mission yo kunga abantu n'Imana. Icyo nicyo tuje kubwira, ni nawe tukubwira ko ari we muhuza w'abantu n'Imana. Niwe muhuza umwe gusa dufite, na wundi. Bibiri tubwira ngo dufite umuhuza umwe gusa, niwe muhuza w'abantu n'Imana. Ikindi aduha akazi natwe nk'intumwa mu cyimbo cye. Aravuga ngo umwuka we uyingingira muri twe kugira ngo abantu biyunge n'Imana. Kamubwire, iyo udashobora kwiyunga n'umuremyi wawe, Satani azagukoresha uburetwa, akoresha ubucakara, agutoteze, imbaraga z'umwijima zikomeze kugukandamiza. Rero igihe kirageze kugira ngo yewe uve ku izima. Hari umuntu uraho ngo avuga uti jewe ntago nemera Imana, ntago ndi umwemeramana, ndi umwemera gake. Ndagira ngo uyu munsi ikigukwiriye nuko wagerageza ugatega amatwi ukumva icyo Imana igushakaho, kuko urashaka kwiyica wenyine. Reka dusome cyanditswe, turakomeza kuri wa murongo hahandi maze iminsi tuvuga muri Yesaya ibice 55. Nuko ijambo ry'Imana rivuga, twasomye muri Amos ibice 8 murongo wa 11 ngo Uwiteka Imana nyiringa bizateza inzara, itari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota y'amazi, ngo ahubwo ni inzara y'ijambo ryayo. Hirya no hino uyu munsi wa none abantu benshi mutwumva, urifuza ijambo ryakururutsa umutima wawe, ukeneye ihumure mu mutima wawe. Ibiguhahamura n'ibiguteye ubwoba ni byinshi. Yewe ndagira mbwire ngo ugerageje abantu benshi, ugerageje byinshi, ariko icyuho cyanze kuzuzwa kiri mu buzima bwawe. Icyo waburaga rero ni ukubura abantu nyabo batumwe mu buzima bwawe. Buriya hari abantu batumwa mu buzima bw'umuntu bakazana impinduka, amagambo bakuzanira akazana impinduka. Jewe kugira ngo mpinduke mbe icyo ndi cyo uyu munsi wa none, hari umuntu Imana yamuje nawe. Uwo muntu afite amagambo yashyize mu buzima bwanjye, ubuzima burahinduka. Nakira ayo magambo kuko namenye ko atari amagambo ye, ahubwo ari amagambo y'Uwiteka Imana. Ayo magambo yahinduye imibereho yanjye, ubuzima bwanjye burahinduka. Nawe tuje dutyo dutumwe kuri wowe kugira ngo imibereho yawe hinduke. Reka dusome Yesaya ibice 55 umurongo wa 6. Aragira ati, nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira. Agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu, kuko iramubabarira rwose pe. Ndabangarukiye aho. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira. Akurikire Uwiteka, agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Hari umuntu unyumva uvuga uti pastor agiye ntabwo Imana yanambabarira. Nabeshya abantu benshi, nibye abantu benshi. Yewe kuva mu muto bwanjye imirimo nakoze ubupfumu, mbimazemo igihe kirekire, nibye abantu, nabeshya abantu. Ese ubu koko umukozi w'Imana nanjye nakizwa, Imana ikambabarira? Nisha abantu, namennye amaraso, nasabye abantu gutamba ibitambo by'abavandimwe babo, ibyo ayo mafuti yose nakoze. Ese ko numva ijambo rinsinda, ko mbizi ko hari umuremyi wanjye undusha imbaraga, ko mbizi ko hari undusha ububasha n'ubushobozi, ko ibi nkora nabyo bineje akababaro n'agahinda, umutima wanjye nkahora buri munsi ufite urubanza. Ibyo nkora n'ibimaye umunezero, nta byishimo birimo, nta mahoro mbifitemo. Ese ubu nanjye nababarirwa? Iki cyanditswe dusomye kiravuga ngo umunyabyaha nareke ingeso ze. Aho ubyumvira bireke, aho utwumvira reka ingeso zawe mbi. Ibyo gukiranirwa wibwira bigarukiriza aho ngaho. Ndimo ndavuga ngo garukiraho, stop, rekeraho, kuko urimo urashaka kurenza urugero. Imana yacu ariyo Mana yakuremye mu ishusho yayo, iraguhamagara uyu munsi. Reka ibyo wibwira, hindukira umwami wawe, hindukira umuremyi wawe. Turi hano turangurura, turavugana nawe. Ukwiriye guhinduka, ugahindukira. Uwiteka akazana impinduka mu buzima bwawe. Bibiliya tubwiye ngo Imana irakugirira ibambe, nuyigarukirira kubabarira rwose pe. Irongeraho ngo rwose pe. Uyu muhanuzi Yesaya arabwirwa ngo izatubabarira rwose pe. Wowe muntu uvuga uti jewe nakoze uburayi, nashenye ingo z'abandi, jewe ndabona Imana itambabarira. Ibyo ni Satani niwe ukubwiriza ubwo butumwa kutababarirwa, kuko niwe utagira imbabazi.
ariko Imana igira imbabazi, iriteguye kukwakira, nuhindukira ukaba witeguye kuva muri izo ngeso zawe mbi. Uvuga uti jye nakuyemo amada, sinshobora gutunguka imbere y'Imana, mfite n'ubwoba, mfite n'isoni, sinzi ko Imana yanyemera. Ndakubwira ngo aho twumvira aka kanya, fata icyemezo uhindure amateka n'ubuzima bwawe. Abantu barakuzi, nawe uriyizi, ariko Imana yakuremye, yatumye udapfa, yatumye ukiriho, iraguhamagara uyu munsi, va mu ngeso zawe mbi, va mu ngeso zawe mbi. Wowe wakoze ubujura ukavuga uti jyewe naribye, n'ubu ndakiba, n'ubu ndatekereza undi bwibe, rekeraho. Umaze kutwumva niwongere na rimwe gutekereza iby'ubupfapfa, kuko Satani arashaka kukwica nabi, ashaka kukurimbura, ashaka kuzajya muri Gehinomu. Ariko tukuzaniye inkuru nziza y'agakiza. Igihe kirageze ngo uhindukirire Uwiteka Imana yawe, va mu byo urimo, shaka Uwiteka byishoboka ko abonwa, umwambaze akiri bugufi, umwambaze akiri bugufi. Ese Imana iba bugufi gute? Iri bugufi yawe kuko n'ubu urimo urayumva. Iyo tuvuga burya Imana iba yakwegereye, iradutuma, idutumanya umwuka wayo, mugende mumbwirire abantu banjye, sinshaka ko barimbuka, sinshaka ko bazajya muri Gehinomu aho bazababarira ibihe byose bagahekenya amenyo. Ndashaka ko bakizwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, iki ni igihe ngo tugarukire Uwiteka Imana. Urugero rw'umwirato n'ubwibone tubireke, kuko bibabaza Uwiteka Imana yawe. Iyakurinze ikagucisha habi, ukaba ufite ahantu ugeze, ukaba umaze kuba nawe umuntu. Iri jambo ndimo nkoresha ngo kuba umuntu, hari igihe wibonaga utari umuntu, hari igihe utari uzi ko nawe wabaho neza, hari igihe utari uzi ko nawe watunga, wakwambara, wabyara, wagira urugo, wagira umuryango. None Imana iyakurinze irakugwijije, iguhinduye umuryango, ufite umugabo, ufite abana, ufite urugo, nawe Uwiteka aguhaye agaciro, ibyiringiro byaragarutse, urumva nawe n'ejo uzabaho. Ariko umwanya w'Imana nawe ufite. Pastor, abantu badafite umwanya w'Imana urababwira iki? Nta mwanya bafite. Aba bantu bumva ngo nta mwanya w'Imana tugifite, aba bantu babirengagiza nkana. Muntu w'Imana urimo kutwumva aka kanya, reka sagurira Imana umwanya. Reka kuvuga ngo nta mwanya mfite kuko uri muri irengagiza nkana. Ese kubona uwo kujya mu kabari, ukicara ugakesha ijoro ryose, noneho turi no muri weekend, uyu munsi noneho akabari kagiye, noneho pastor hari ibintu bahinduye, basigaye bavuga ngo tujye gutura, ngo bajye gutura amaturo mu kabari, niho baturira amaturo. Iby'Imana warabifashe urimo urabijyana mu kabari ngo niho gutura. Wibuka ko icyo dukora cyose imbere y'Uwiteka Imana, icyo dukora cyose mu isi cyandikwa mu gitabo. Ibyo dukora byose nibyo bizaducira urubanza cyangwa nibyo bizaduhesha ubugingo buhoraho. Ariko hano ijambo ry'Imana ririmo riratubwira ngo garuka, bimenyesha ngo niba Imana ikubwira ngo garuka, wagiye kure n'Uwiteka Imana. Ntabwo amaturo bayajyana mu kabari, nta nubwo amaturo ngo icyacumi ngo mitsingi ngo ngwino njye kugurugurira ngo nguhe icyacumi ariyo mitsingi. Urumva uko urimo kwirengagiza iby'Imana. Ese urimo kwirengagiza ko Imana ariyo yakuremye, ndetse urimo kwirengagiza ko Imana ariyo iguhaye n'uwo mwuka wo guhumeka ufite. Urimo kwirengagiza ko Imana ariyo iguhaye n'uwo muhogo urimo kumirisha mitsingi zawe. Ndetse yewe muntu ufite umubiri ujyana gusambana, urimo kwirengagiza ko Imana ariyo igufite mu kiganza. Igihe icyo ari cyo cyose wahombanira mu kiganza cy'Uwiteka Imana. Igihe icyo ari cyo cyose Imana yagutamaza ikagushyira ku karubanda. Wikwirengagiza, sagurira Imana umwanya. Ijambo ryayo riratubwira ngo yaduhaye iminsi 6 yo gukoreramo imirimo yacu. Umunsi wa 7 ukajya imbere y'Uwiteka Imana ukajya kuyishimira, ukajya kuyishimira uburyo yakuremye uri mwiza nk'uko Dawidi yabivuze. Shuti yanjye, reka kwirengagiza iby'Imana kandi wiziba amatwi ngo we kumva ijambo, ahubwo umvira mu gitondo, uzinduka ugende ujye mu rusengero ushima Uwiteka Imana yawe. Yesu akugirire neza. Urakoze cyane. Shaka umwanya w'Imana n'icyo umwuka w'Imana avuga, kuko Uwiteka Imana ashaka kuza mu rugo iwanyu. Imana yashaka kubana namwe mu nzu yanyu, yashaka kubana nawe. Ndagira mbwire ngo wikwishuka, Satani aragushuka, n'umwanzi wawe. Buri munsi ahora akubwira ko uri umunyabwenge ukomeye, akubwira ko ufite imbaraga, uri umukozi cyane, akubwira ko rwose ugira umwete, akubwira ko uri umunyabwenge utazakena, utazababara, akubwira ko uzi gushudi kugira inshuti nyinshi, uri umuhanga rwose ukubana n'abantu. Ariko umunsi Uwiteka Imana Nyiringabo yagukuyeho ukuboko kwe,
umunsi umwami Imana yagukuyeho imbabazi ze, abantu barakwanga ukagira ngo ukayoberwa icyo wabacumuyeho. Ibintu birakwanga, buri kintu cyose kikakwanga, buri kintu cyose kikaguhakanira, ukabura amahoro, ukabura umunezero, kuko utegeka byose iyo yavuze ngo ndafunze, biranditswe ngo iyo yafunguye ntawufunga, kandi iyo yafunze ntawufungura, ntawafungura. Iyo Imana yafunze, yaguteje icyangiro ikakwihorera umwuka w'icyangiro ukakwambara, abantu bose bagukubitira ubusa, bakwangira ubusa, uravuga bakavuga ngo ceceka, wari umuntu w'icyubahiro, wari umuntu wifuzaga, abantu bose bifuzaga kumva no gutega amatwi. Aho utuye, aho uba, n'aho wakoreraga, abantu bose batega amatwi basamye bashaka kumva icyo uvuga. Ariko iyo Uwiteka Imana nyingabo yakurambiwe akakuzinuka, iyo Imana ishaka kwigisha isomo kugira ngo iguhe gasopo ntuzongere kuyimenyera no kuyisuzugura, ishobora kugufungira. Buri muntu wese akakwanga, buri kintu cyose kikakwanga. Inshuti yanjye, hari umuntu urimo unyumva aka kanya, uri ahantu wabwirijwe ubutumwa inshuro nyinshi ntiwumva, ariko ahantu uri ntabwo ari heza. Ushobora kunyumva uri muri gereza, igihe wabwirijwe ubutumwa wari ufite igihe cyo kwihana no kugira ngo uhinduke, ariko ntiwumva, ukomeza kwiba, ukomeza gukora amafuti menshi, bisoza uri muri gereza uyu munsi wa none. Ujya kugororwa, ujyanwa muri icyo kigo kugira ngo ubanze ugororwe, ariko niba utarihana n'uyu munsi wa none ukaba uri aho hantu unyumva, ndagira ngo mbwire ngo igihe cyawe cyo kwihana ni iki. Imana iguhaye agahe ko kwihana. Hari ahantu Imana ishyira umuntu hamubabaza, ariko ishaka ko asubiza ibitekerezo bijye ku gihe, kwagaruka. Imana yashaka kugaruka, ikubita mu gituza, ubupfukame, urira Imana ubwite imbabarira ibyaha byanjye, narakubabaje mbabaza n'abantu, nababaje umuryango wanjye, nababaje inshuti zanjye, nabateye ipfunwe, abankundaga bose nibagishaka no kungeraho, kuko narahemutse, nitwaye nabi, nta muntu n'umwe ucira kari urutega, nta muntu n'umwe ucingirira imbabazi. Ba bandi bagukundaga, ba bandi bakwemeraga, bavugaga ngo uri umuhanga, hari igihe kigera bakaguhunga. Baguhunga kubera iki? Baguhunga kuko wahunze Uwiteka Imana yawe, wishyize hejuru, uterwa n'ubwibone, wanga kumvira Imana, wanga guha Imana umwanya, wanga kuza mu rusengero, wanga gukizwa. Uwiteka aradutuma ku buzima bwawe, wowe garukira Uwiteka Imana yawe. Munyabyaha, reka ibyo wibwira, ingeso zawe zireke, garukira Uwiteka. Ibyo bintu ukora nuzwa ari ibizira, wa mutinganyi we, wowe uri mu bintu by'ubutinganyi, utekereza ko Uwiteka Imana nyiringa bitakureba. Bibiri itubwira ite? Iratubwira ngo bakoresha imibiri yabo ibyitagenewe, biyonona, ngo bagarurirwe ingaruka mbi. Icyo nicyo Bibiri itubwira. Rero kamubwire nawe, garukira aho ngaho, vayo wihane, vayo tugusengere, twirukana wowe mudayimoni. Ni umwuka mubi uvi kuzimu, ni umwuka uvi kuzimu. Uwiteka Imana nyir'ingabo arashaka kukubohora no kugukiza, kugira ngo utagibwaho n'urubanza. Ari umuntu urimo nyumva uravuga uti pastor, jewe sinzi ko Imana yanambabarira, kuko narakijijwe, nuzura umwuka wera, maze kuzura umwuka wera nakoreye Imana. Igihe cyarageze rero nza gusubira inyuma, ndagwa, mba umuntu umwe mu batukanye batuka Imana n'abakozi bayo. Mva mu rusengero, nkora ibibi bizira byinshi, mba umwe mu bantu barwanya itorero rya Kristo. Uravuga uti se nk'ubu pastor agiye Imana yambabarira? Kamubwire wa muntu unyumva, ahari waragiye ushinga akabari, ahari waragiye ushinga ushyiraho amaroji, ndayiziza abantu baza gusambanira iwawe, ingo zisenyukira iwawe, ubu umukozi wa Satani utyo. Ahari uravuga uti jewe mvuye mu gakiza, naragiye mbo mupfumu, ubu nkora ubupfumu rwose, sinzi ko Imana yambabarira. Undi uravuga uti jewe navuye mu gakiza, nsenya urugo rw'abandi, ingo ze gusenya nk'eshanu, none urimo urabaza uti pastor, nanjye Imana yambabarira, nje ku Mana yanyu yambabarira ko mwavuze ngo hagarukire Uwiteka Imana yacu. Ese iyo Mana yanyu yambohora ikambabarira, abadayimoni bakava ku buzima bwanjye? Dore aka kanya icyo nkubwira, kandi numwe ku buzima bwawe, turakubwira ngo garukiraho akanya utwumvishije. Stop what you have been doing. Rekeraho ibyo wakoraga, rekeraho iyo nzira irajya muri Gehinomu. Iyo nzira irajya muri Gehinomu. Hindukirira Uwiteka Imana yawe, nk'uko umuntu ahindukira akareka icyerekezo yari arimo. Turakubwira ngo aho ujya ni danger, it is dangerous, turn back. Hindukira, aho ujya si heza. Uwiteka Imana nyir'ingabo aravuga ngo na n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose.
mushwanyaguza imitima yanyu aho gushwanyaguza imyenda yanyu, Muce bugufi. mungarukire muce bugufi mwihane, mureke ingeso zanyu mbi. Banyarwanda, duhindukirire Uwiteka Imana. Imana yaduhamagarira kwihana, Imana yaduhamagarira kuyigarukira kugira ngo ububyutse buhere ko bumanuke. Tureke iby'ubupfumu n'amarozi. Wowe uba mu rusengero uranyumva aka kanya uroga, wa rusengero uri kugendana amarozi, ukicara mu rusengero bazamura amaboko nawe ukayazamura, basaba umugisha nawe ukazamura umugisha ushaka umugisha. ariko pastor, abarozi ndumva bari ukubiri. hari abarozi barogesha amarozi nyayo Yes. yo kwa mupfumu, bagenda bagacisha bakaza bakicara mu rusengero, akanicaramo. ariko hari n'abarozi b'ururimi. abo ngabo nabo rero nabo najya kubageraho bazajya bavuge- gihenomu. Mm. abarozi b'ururimi bicaye mu nsengero, baraca imanza, baraca abantu intege, barasohora abantu. ni ba bandi Bibiliya ivugaho bahagaze mu muryango akabuzo batinjira Niyinjira. badasohoka, N'uwinjira bakimira aramubuza. n'uwinjira. nibagira uwo bemera kwinjira, nawe muntu w'Imana ihane, garukira Uwiteka Imana. ngo niko kuri. Ndabwira rero wa murozi we, nayo murozi wicaranye mu rusengero imyaka ingahe irashize, uratwumva aka kanya. Iyo bavuze abarokore nawe uramanika uti ndi umurokore, cyane bagafata Bibiliya nawe ugafata Bibiliya, n'abajya mu ijuru. ugafata ishakoshi yawe nawe ugiye gusenga, kuko wumva iherezo ryawe ari irihe. Uwiteka aravugana nawe. Rekeraho ibyo wibwira, rekeraho ibyo wibwira, urakiranirwa kandi urakora ibizira imbere y'Uwiteka Imana, uzabihanirwa. Uyu munsi tuje kubwira ngo garukira aho ngaho nawe, kuko urazana umuvumo ku bana bawe, urazana umuvumo ku nzu yawe, urizana umuvumo uzakurikirana abana b'abana b'abana bawe kugera ku kinyejana cya 4. abo bantu bari munsi y'umuvumo, kuko wamennye amaraso, kuko warwanyije inzira y'umusaraba n'inzira y'ubutumwa bwiza, wagushije benshi bakura mu gakiza, wayobeje benshi, warwanyije abakozi b'Imana, warwanyije ibyo bakora. Ndaguhamagarira aka kanya kwihana. Niba umeze utyo, ihute ugere kuri iyi si tugusengere, ihute tugusengere, wihane, watura ibyaha byawe, zana n'ibyo wakora. wowe twiminje urimo uratwumva uyu munsi uravuga utari ku pastor, nanjye nababazirirwa buri mugore ubyaye, ngewe nshinzwe kwica utwana twiminje. Nibyo abapfumu bagusabye, nibyo abarozi bagusabye. Ndaguhamagara uyu munsi wa none nawe irukanka vuba cyane, kuko izo minje ari imbere y'Uwiteka Imana kandi ari no mu matwi yawe. Niyo uryamye urabumva, niyo ugenda wumva barira. Hindukirira Uwiteka nawe, uze wihane. Uwiteka Imana Nyiringabo atazakurekuraho umujinya. Byanditswe biravuga ngo mbega ko biteye ubwoba gusumirwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ukuboko k'Uwiteka ni kugusumira, Imana ikagufata ikagusumira. Ninde uzagukura amaboko yayo? Imana ishaka kugukura amaboko y'abantu ukayiririra ikagukuramo. Ishaka kugukura amaboko ya Rusoferi, ariko iyo ubwayo nisi gusumira ikagufata amaboko yayo. Ninde uzagukura amaboko yayo? nawe no kujya gehenomu. Ntabwo ushobora kwikura amaboko yayo. Wihane bigishoboka, shaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Nibwo butumwa tukuzanira kuri uyu munsi wa none. Umwambaza akiri bugufi, umunyabyaha nareka ibyo ingeso ze mbi, ukiranirwa nawe areka ibyo yibwira. Hindukirira Uwiteka Imana, irukanka uze kuri UCC, vayo tugufashe, vayo tugusengere, vayo zanori gukurikirana. Pastor, hari umuntu uri munyumva aravuga ati pastor, ngiye nshaka kubireka buri munsi ariko simenye ukuntu nabisubiyemo. Ngerageza kwihana, nshaka kuba umuntu mwiza ariko nisanga nabisubiyemo. Ati jewe mfite, aravuga ati jewe kandi kubera ibi nkora basogokuru barabikoze, data yarabikoze, mama yabigendeyemo, jewe simbikunda rwose ariko nisanga nabikoze. Yenda urugero, ababyeyi bawe bashobora kuba baracuraguraga, ukisanga nawe watewe n'umwuka wo gucuragura. Bashobora kuba bararogaga, uri umwana muto w'umukobwa, nawe wisanga uroga, wisanga ugendana amarozi. Ndakubwira aka kanya, ntabwo ushobora kwitandukanya n'ibyo ngibyo cyitsuwe n'umukozi w'Imana akagusengera, agaca iryo sezerano akakudisconnecta n'iryo sezerano rigukurikirana rikurondora. Umwami Imana hari icyo avugana nawe. Pastor, abantu bashaka kumva icyo uvuga. Aba bantu inama nabagira cyangwa icyo nababwira aka kanya, ijambo ry'Imana icyo rivuga, tuba twaratanye ikintu bita gutana, tugatandukana n'Uwiteka Imana. Basogokuruza bacu bakoze amasezerano. Hari inyigisho maze igihe nigisha iwacu yitwa amasezerano. Bakoze amasezerano n'abazimu, baragutongerera yewe muntu w'Imana, baravuga ngo runaka
wenda kamvuge bena kuko ngiye sinkiriyo yego tukuragije umuzimu witwa Nyiranzage uwo muzimu niwe uzajya ukurondora uwo muzimu rero bakuragije basagokuruza bakora ayo masezerano bashobora kuba uwo muzimu yararugaga uwo nyiri iryo zina yari umurozi yari indaya nawe ukisanga uri indaya abantu byaye bakaba indaya kandi ukabikora utabishaka ukongera ukihana ejo ukabona wongeye bisubiyemo nshuti yanjye ikintu cyagufasha ni iki ngwino tukurambikeho ibiganza kuko hari imizimu ikurwaho no kurambikwaho ibiganza turiho amavuta y'Uwiteka Imana turabivuga tudashidikanya kuko tubonye benshi cyane baza barushye baremerewe bafite karande babyita karande babyita inkurikizi bafite iyo mizimu ya karande bakurikirana hari n'abandi mufite inyatsi nta kintu na kimwe mujye mutunga mu buzima bwanyu ngwino tukurambikeho ibiganza Uwiteka Imana ashobora kugukorera ibikomeye n'ibitangaza ngwino mu rusengero wisabire sengesho kuri telefone tera intambwe ariko abantu ko mutera intambwe mukavaho muryamye mukajya ikibungo gucisha abanyakibungo mu mbabarire turabakunda kandi namwe turababwiriza ubutumwa bwiza ariko ko numva ngo benshi niho bajya gucisha ko haguruka umupfumu nta gusanga umurire bwawe ngwino usanga umukozi w'Imana akurambikeho ibiganza kandi agusengere iyo karandi iracika n'ibyo wakoraga n'agahato ubona ari satani uguhata ntubishaka urajya urangiza kubikora pastor umuntu arasambana yarangiza akagenda akarira akaboroga avuga nakoze iby'iki ni icyuka kibi kirimo kugutwaza igitugu ngwino tukurambikeho ibiganza uragirirwa neza n'Uwiteka Imana. Hari umusore umwe nabwirizaga ubutumwa igihe kimwe mura nawe muri uwo mwanya avuye mu byaha ndibuka arambwira ati pastor ati ibi nkora sinzi nanjye ikinyambara simenye uko bije ati nk'ubu mvuye gukubita umwana w'umukobwa ese umuhoye iki ati maze gusambana nawe sinari muzi muye nawe ndamushukashuka buhoro buhoro ndamujyanye mbamugejeje iwanjye mu nzu tuba tugiye mu byaha turasambanye tumaze gusambana ngiye kubona mbona ati sinzi ikinyambaye numva umujinya umwana w'umukobwa ndamukubita atavuye iwanjye arira avuye iwawe arira sinzi igituma nanjye numvisha umujinya ndavuga nk'ubu nkuzi iby'iki uyu nguyu sinamuzi sinzi yavuye aramukubita kambwira abantu batwumva bene uyu mwuka n'icya kintu twavugaga kigutwaza igitugu hari uwundi mwuka ugutwaza igitugu ugakora icyo utateguye ariko warangiza ukumva urubanza n'agahinda ukumva ufite akababaro wicaye wenyine wigunze hari umuntu urimo unyumva aravuga ati pastor genda shaka kurekura urumogi ariko byarananiye nagiye menya ko abapfumu banywesha n'abantu urumogi abapfumu agafata abantu akabagaburira urumogi bamara gusinda agakora ibyo ashaka tekereza uri umugore wagiye kwa mupfumu akakugaburira urumogi yamara kuruguha iyo umaze gusinda uwo mupfumu w'umugabo igikurikiraho n'icyo akora ese iyo ubwenge bwawe bugarutse ugasanga hari icyakubayeho kitari cyiza utari witeguye ese kuki utigaya ngo uhindukire uzi nuko mupfumu ntuzongere no gusubirayo ariko urarenga ugasubirayo Imana hari icyo ishaka gukora ikigutwaza igitugu n'umwuka wose ugutwaza igitugu Uwiteka Imana aradutumye ngo tukubohore yaraje Yesu kugira ngo imbohe zibohorwe yaraje kugira ngo imbohe zibohorwe wowe uririra ku ngoyi z'umwanzi Yesu aradutuma ku buzima bwawe ngo tukubohore tugutandukanye n'imbaraga z'umubi hari umwuka ugutwaza igitugu hari imbaraga zakwigaruriye waguzwe n'abadayimoni waguzwe n'ibitambo Uwiteka Imana nyiringa baradutuma ngo tugukure muri ibyo biziriko by'abadayimoni iki ni igihe cyawe cyo kubohorwa n'igihe cyawe cyo kugarukira umwami ejo ni icyumweru ihute vuze cyane uze ku rusengero niba uri Gatsibo niba uri Rwamagana niba uri hano muri Nyarugenge niba uri Gasabo niba utuye mu karere ka Kicukiro ihute ujye va UCC hagere tugufashe kandi ukora uko ushoboye wimenyekanisha guhita igihe numvisha ubutumwa kuri radio ndashaka umukozi w'Imana kunsengera uzana n'amarozi yawe zana n'ibyo wakoraga byose bizana imbere y'Uwiteka Imana nyir'ingabo tuzagufasha tuzagusengera harimo ubaza arimo aribaza ati pastor ntinza ubwo nimuzanshyira ku mugaragaro ka rubanda dufite ubwenge Imana yaduhaye umwuka wayo dufite umwuka w'ubwenge tuzagufasha nago natwe turabizi kutarakomera
kandi pastor hari abandi bavuga ngo ubuse nagerayo ndi Rwamagana ndi hehe nagera nte UCC Kabuga nagera ne Niboye nagera ne Nyamata ariko twibuke dutangira iki gice cya 15 ngo ijambo ryaho riravuga ngo abafite inyota ni muze n'udafite ngwino udafite feza ariko n'ufite ngwino ugure none bimenyesha ngo ntago Kristo adusaba igiciro cy'agakiza kugira ngo twishyura agakiza igiciro adusaba niki no gutera intambwe yawe ngwino utera intambwe ngwino wowe urashaka Imana wigukorera ikintu kimwe nka bya bimuga yahagurutsaga agusanga aho ngaho uri mu kagare se niba uri mu kagare Yesu arakugirira neza guhagurutsa cyangwa nakuru agasunika mbona n'abagasunika bakajya gusaba ariko tera intambwe tanga igiciro cya tike yawe uze tugusengere hari abarimo kuvuga ngo barishakira abakiriya abo barishakira abantu UCC dufite abantu kandi abahari bose bafite ubuhamya yuko babohowe bavuweho imikoshi n'imyaku reka nkubwire rero nshuti yanjye reka nkubwire wowe urimo gutega amatwi aka kanya ndashaka kukubwiza ukuri yuko turiho amavuta bohora ingoye hari abantu benshi cyane tumaze gusengera bari baboshywe n'imyuka mibi rero tanga igiciro Imana igusaba niki byukira mu rusengero umunsi w'ejo ejo mu gitondo saa moya ubogeze kuri UCC hariya Niboye ubogeze UCC Kabuga gera UCC Nyamata gera UCC Gikondo urasanga abakozi b'Imana basizwe urafashwa kandi uratabarwa buri imbaraga zawe zarakujishe buri imbaraga zawe zaraguhinduye ikiretwa zigomba kurekura eriko ugomba kwiyemeza ukavuga uti ndatandukana n'iyi myuka ndatandukana n'aba diamond gishatse cibe ndaguhumuriza nkubwira ngo nago uzapfa ndakubwira ngo ntacyo uzaba itandukanye n'umubi itandukanye n'umurozi itandukanye n'umugome itandukanye n'aba diamond itandukanye n'ubugome bwose itandukanye n'amacakubiri itandukanye n'ingeso za gipagani itandukanye na buri mwuka wose w'amoko uze kwa Yesu uve mu ngeso mbi zikuboshye zikurimbura Uwiteka Imana Nyiringabo aragushaka ko uba uwo yishimira akishimira ingeso zawe n'ibikorwa byawe hindukira umucunguzi wawe iki ni igihe tuguhamagara nk'uko ibyanditswe bivuga ngo ntambaza akiri bugufi hari igihe Imana ishobora kuguka kwihorera hari abantu banyumva aka kanya muvuga twebwe Imana yaradutaye kubera ko mwayitaye Bibiliya ivuga ngo nimutu Uwiteka nawe azabata nimumuta nawe azabata ariko nimumushakana umwete nawe azabemera abakire azabiyereka hari umuntu urimo nyumva uravuga twege umuryango wacu sinzi igituma tudashobora kugira ubukwe nta birori bijya bibi wacu twese tubyarira mu rugo kuva kuri mukuru wanjye kugera kuri bucura twabyariye iwacu abahungu b'iwacu ntawe wigeze akora ubukwe arakurura bucya yabaye umugabo bucya twabyaye twateye ababyeyi bacu agahinda ndajya ngubwire ngo nawe hari ikikuboshye ugomba gushaka ukagira ubukwe bwiza ukagira urwawe rugo ukagira umugabo ugukunda akakwitaho akagukunda naho abangabo bakubesha kubyaramo abana akabaragiye uwo ngo akakononera igihe ndajya ngubwire ngo igihe cyawe kirageze wowe wa mukobwa unyumva uratutswe wanyu uratutswe ku cyaro imiryango y'uwanyu nawe uguha agaciro hindukirira umwami w'abami Yesu vayo wirukanka uze ku rusengero rwa UCC vayo tugufashe vayo tugusengere abo badaimoni utandukane nabo izo mbaraga zakuboshe zikurekure iyo myuka yakwibasiye turategeka kwikurekura mu izina rya Yesu turajya ngo twakira amatelefoni make hari umuntu ushobora kubutwumva uvuga uti pastor ndashaka ko munsengera ndashaka mwumva icyifuzo cyane ndashaka munyobore mumfashe ndeho karande ndiho ibyamboshye icyo kintu kikuboshye kikurekure ntabwo uri wenyine hari imbaraga zakwigaruriye turashaka gusengana nawe tubabwira ngo wowe utwumva ukigera kuri radio turaturuka ku itorero rya UCC Niboye UCC Kabuga UCC Niboye niho ku cyicaro gikuru itorero riyoborwa ku rwego rw'isi na intumwa Charles Rwandamura intumwa Charles Rwandamura niwe mushumba w'itorero rya UCC natwe turabashumba bakorana nawe ubu n'ubw'Imana data twese buri muri UCC tubonye uko kw'Imana tubonye uko bukeye nuko bwije nibwo tuje kubwira vayo urebe icyo Uwiteka Imana Nyiringa bakora mu buzima bwawe UCC iherereye muri Niboye ku cyicaro gikuraho ni Niboye Kicukiro yigeze Sonatibe fata moto cyangwa taxi voiture ubabwite munjyane kuri UCC ni hafi cyane kuri moto na franga 300 gusa ushobora kugenda n'amaguru n'iminota nka 10 ukaba ugeze ku butaka bwera
baza umuntu ari we wese muhanda ugana muri Sahara mubaza uti ndashaka kujya kuri UCC aragufasha. Ushobora kuba utuye Kabeza, ushobora kuba utuye muri Kanombe, Rubirizi, utuye Busanza, ndajya mubwire ngo UCC ntago wahayoberwa. Gera hahoze isoko rya Kabeza aho hafi ku rusengero rw'Abadive, fata uwo muhanda wonyine, iyo nzira yonyine iri iruhande rw'iryo soko. Ushobora kuba ushobora gukoresha umuhanda wundi wa kaburimbo mushya wa Kabeza uzamuka ujya muri Niboy kuri Saint Joseph, n'uwo muhanda nawe uraza ukugeze kuri UCC. Umuntu wese uri bubaze arakwereka UCC ahiri, n'urusengero ruzwi kandi urusengero benshi babohorewemo. Ndagira ngire ngo nugera muri ako gace nkubwiye ku buri bantu 5 uhura nabo 3 bigeze baba muri UCC n'ukuboko kw'Imana muri UCC. Nucikanwe rero kubana natwe, nucikanwe kubana natwe muri UCC Kabuga umunsi w'ejo ku cyumweru saa moya. Ube wageze mu rusengero, wowe utuye hehe Nyakariro, Rwamagana, wowe utuye aho Rugende, wowe uvuga uti genda Mbakarenge na Karenge, watera intambwe ukaza ukagera kuri UCC. Hari n'abashobora kuba ari Kanombe, Murindi hari Amasaka n'amafaranga make cyane gutega tanga igiciro cya 15 Gasogi, kuko dufite abantu baturuka Gasogi dusengana nabo, baturuka hano i Kigali dusengana nabo. Ngwino tugusengere kugira ngo bohoke. Saa 2 zuzuye mu kadomo tuba dutangiye kuramya no guhimbaza. Saa 6 tuba dushoje, ugataha ukajya guteka, ntugire ubwoba ngo bazagukubita. Amen. Mbone yo kubwira abantu mutwumva muri abagabo kuri iki cyumweru itariki 5 n'ejo n'umunsi w'ejo itariki 5 ku isaha ya saa 11 hazaba hari semina y'abagabo. Ni igiterane cy'abagabo kidasanzwe kuri UCC Niboy. Ndagutumira wowe wa mpapa ibintu byacanze, urumva byakuyobeye, ijambo ry'Imana rizakuyobora kandi rizagufasha. Ari amavuta azakubohora. Nucikana umunsi w'ejo kubana natwe kuri UCC Niboy. Tuzadufite umunsi udasanzwe. Abagabo ni mugoroba, mu gitondo tuzajya iterane rusange, ariko ni mugoroba ni igiterane cy'abagabo. Turahamagarira abagabo kugira ngo mwitabire. Fata imodoka yawe driving uze kuri UCC Niboy saa 11 mu kadomo. Abagabo ba UCC bazaba bateranye, bahuye, bazamuye amaboko yabo yera baramya Imana, kandi bazagira umwanya wo gusengera imiryango yabo. Tuzagira umwanya wo gusengera ingo, tuzagira umwanya wo gusengera imiryango, tuzagira umwanya wo gusengera abagabo, kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ahindura amateka n'ibibarusha byose duhangane nabyo. Tuzagira umwanya wo kwihaniza abadayimoni bateye ingo zacu nk'abagabo. Tuzagira umwanya wo kumva ubwiru n'amabanga uburyo dushaka kurinda ingo zacu. Umugabo uri umurinzi w'urugo rwawe, uri umurinzi w'abana bawe, uri umurinzi w'umugore wawe, uri umurinzi w'umuryango. Umugabo wataye umurongo wavuye mu mwanya wawe, iki ni igihe kugira ngo umenye uko usubira mu mwanya wawe. Ni igihe kugira ngo ubone uko usubira mu mwanya wawe. Uwiteka Imana Nyiringabo arashaka ko uko usubira mu murongo, uko usubira mu butware bwawe no mu mwanya Imana igushakamo, kugira ngo ushobore kugirira akamaro umuryango wawe. Bishimire papa, umuryango wawe wishimire umubyeyi wabo, bishimire ko papa ari mu rugo. Imana rero umugisha. Icyo ngicyo uracyumvisha umunsi w'ejo, nuzacika nuzabane natwe. Umunsi w'ejo dufite n'umushyitsi, turi kumwe n'umukozi w'Imana, turi kumwe na Reverend Nyamurangwa mu gitondo, azaba ari kumwe natwe. Fred Nyamurangwa, umushumba w'itorero rya Serepari, niwe representative legal wa Serepari mu Rwanda. Umukozi w'Imana usizwe uri mu mavuta adasanzwe, uduhesheje umugisha kuva kuwa 3. N'iki cyumweru azaduhesha umugisha. Nucikanwe ejo kumwumva, turi kumwe nawe rero. Udacikanwa, umwami w'abamara ashaka gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. Afite ubuhamya bukomeye cyane, uko yahuye na Yesu, uko Yesu yahinduye amateka ye, uko Yesu yamwiyeretse, uko Yesu yagiye amuzamura, uko Yesu yagiye amwibuka, uko Yesu yamuhagurukije. Ubwo buhamya buragufasha. Buri mugabo wari we wese wumvisha ubuhamya bw'uyu mukozi w'Imana, ubasha kumenya ko ibintu byose bishoboka. Birashoboka. Nucikanwe rero kuzabana natwe ku munsi w'icyumweru. Turagutumira. Hari abantu bashaka guhamagara, turabaha umurongo wa telefone 07 urahamagara kuri 0744 078444 68881 078444 68881 cyangwa kuri Tigo 0722 44 68881 kasure mu Tigo 0722 44 68881. Nucikanwe uhamagara, andika ubutumwa bugufi. Hari abamaze kutwandikira hano, ubutumwa bwanyu twabonye, turagira ngo tubusome. Katubanze twakira uhamagara. Hello, haragiye.
Oh yes, bene data muri muhamagara. Uyu aravuga yitwa Janvier Rutunga, aturuka Rutunga, aravuga ati inyigisho zanyu zadufashije cyane. God bless you, be blessed. Tere n'intambwe ubaneho natwe, umenya abo bantu bakwigisha unabarebe amaso ku maso. Katwakira uyu. Hello. Hello. Karame. Mwiriwe neza. Kinshaka musengera hehe mukorera hehe? UCC Niboye, UCC Kabuga niho dukorera kandi turaza kuyobora mu kanya karibuze. Itorero ryitwa UCC rikorera Niboye, irindi riri Kabuga, irindi Nyamata, irindi riri hano Gikondo. Turi bukuyobore neza, twebwe bwitaho duturuka. Sasa mukoze kudufasha. Nitwa Eric ndi Hanindera. Uri hano ndere ushobora kugira Kabuga hafi ya. Kabuga ejo uzaze tubane turusheho kuganira. Sasa mwakoze. Urakoze Eric. Turabakira kugira ngo dushobore kubafasha kurushaho. Tukiri muri studio za Hot FM turifuza kugufasha. Hello. Okay, aragiye. Inshuti bakundwa ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira muri aka kanya tukiri muri studio za Hot FM kuri 0784446881. Katwakiriye umuntu. Hello. Hello. Geye Karame. Mwiriwe neza. Eric Bugesera. Bugesera? Eric Bugesera. Eric Bugesera. Nakoze kiganiro utadufashije. Utuye hagana he muri Bugesera? Nyamata. Nyamata mu mujyi? Uzadusura umunsi w'ejo kuri UCC Nyamata, dukorera hafi ya Maison de Jeunes muri etage ya Croix Rouge, niho uzadusanga tugufashe kurushaho. Murakoze cyane. Dutangira saa moya y'amateraniro. Ese ago umugisha Eric. Namwe. Yego. Harundi nawe utwandikiye muri aka kanya ubutumwa bugufi bwatugezeho, aravuga ati inyigisho zanyu ni nziza. Yari Oliva Kagugu. Oliva Kagugu, teri nangwe ugere kuri UCC tugufashe kurushaho. Nzi kuzahabwa umugisha. Hello. Karame. Nsengera rwose Imana igira icyo ikora. Iragikora kandi irabishaka. Tera n'intambwe tugereho. Utuye he? Uherereye he? Uherereye ku Gisozi. Ku Gisozi witwa nde? Imana Eliezer. Ikibazo cyo kugura akazi rwose Imana imite. Iyo ni imyaku, ni imikoshi tugomba guhangana nayo izo mbaraga. Zindu kugere kuri UCC Niboye hariya tugufashe, tugusengere. Yesu Kristo arashaka kutandukana n'iyo myuka. Sawa, urakoze cyane Eliezer. Inshuti bakundwa, nakubwiye ngo ushobora kwandika ubutumwa bugufi ukoresheje umurongo wa Tigo kuri 0722446881. Ndasubiramo 0722446881. Twandikira ubutumwa bugufi cyangwa uhamagare tugufashe tukiri muri studio. Uwiteka Imana nyinga baravuga ngo mugarukire muhindukirire. Tubibutse ko iyo ushaka guhamagara ntuhamagare ku murongo wacu kuri matelefone yacu, ahubwo hamagara kuri uyu murongo turimo kuguha, kuri nimero turimo kuguha, kuko iyo uhamagaye ku zacu biraderanja. Urakoze cyane wowe udukurikira, turimo turakubwira ngo niba ushaka no kwihana uvuga uti jewe nige mwavugagaho bakozi b'Imana, ndashaka gukizwa, ndashaka guhindukira umwami Imana, turagufasha, turiteguye kugufasha kugira ngo tugusengere, kuko Yesu akudutumyeho kugira ngo tukubwire ubushake bwe. Twakiriye umuntu yabipaga, gerageza uhamagare tushobore kugufasha. Dusigaje iminota mikeya kugira ngo dusoze iyi program yacu. Turaguhamagarira wowe wese aho uri hose, tera intambwe bane natwe ku munsi w'ejo kuri UCC. Hello. Hello. Karame. Ngendero. Mwiriwe neza. Nanjye ndashaka kumenya aho musengera. Uherereye he? Mperera hano mu kigo Kimironko. Kimironko? Hitamo hari UCC Kabuga, hari UCC Niboye. Hari hafi yawe niho ushobora kugera, vayo tubane. Duherereye UCC Niboye, mukunda kwitwa muri Sahara hirya y'ibagiro ry'inka ry'umugabo witwa Didi.
ikavuga nahagana he ko ndi hano mw'iyi minsi ariko ndashaka kuzimukira guhe kuva nko mu byo kuwa mbere nzaba ndi Kabuga. Wow, reka pastor kurangire neza Kabuga ahakorera aho uzanamusanga. Kabuga yeze mu mujyi wa Kabuga. Wabaza umunyonzi, wabaza umumotari, umuntu wabaza mu kigo kwa Richard. Mu kigo kwa Richard aho bigisha iby'ubuhinzi n'ubworozi, aho ngaho UCC Neheri nta muntu utahazi. Okay, murakoze. Yes, ago umugisha ariko watera intambwe nejo ukaza ukadusura mbere yuko wimuka. Okay. Yes, ago umugisha. Eric w'Ikanombe arasaba ko tumusengera, turagusengera kandi Uwiteka Imana Nyiringabo aragufasha agukure mu kaga. Iki ni igihe cyawe, Uwiteka Imana ashaka kugirira neza. Uyu aravuga ati munsengere, Imana ishimwe munsengere, ndatwite kandi igihe cyararenze. Inshuti yanjye igihe cyararenze, turagusengera aka kanya Uwiteka Imana Nyiringabo azane bise, ituma batwita, ituma banabyara. Bishobotse izi sengero zacu umva zikwegereye, watera intambwe ugatanga icyo giciro, ukaza tukakurambiraho ibiganza kuko tubonye benshi cyane Yesu agirira neza. Rwose icyo ngicyo niko kuri twabonye mu minsi ishize njya kuri iki cyumweru n'ubwo ubuhamya bwatanzwe, umudamu waje mu rusengero rwa UCC Nyamata maze imyaka 2 atwite, inda yaranze kuvuka, abaganga barabona umwana ariko bayoberwa impamvu, ndakurikiza ko kwigihinda imaze imyaka 2 yari ishize. Ageze mu rusengero arasengerwa, uyu munsi none afite umwana, yabyaye umwana muzima. Turashimira iyo Mana ikora imirimo n'ibitangaza. Nawe ndagira ngo ngo igihe ntabwo gifite aho gihuriye no gukora kw'Imana kuko iraza gukora. Aka kanya rero turagira ngo tubwire buri muntu wese ahuri. Ushobora kuba uri kure, ushobora no kwigaba uyu mugoroba ukarara ugeze i Kigali, kavuga uti mfite abavandimwe aho ndi burare, mfite ahandi bucumbike, turi mu masengesho y'iminsi 210. Ndakubwira ngo ushobora kuza ukabana natwe muri iyi minsi, kavuga uti nzamara icyumweru ndi i Kigali nsengane namwe. Muri icyo cyumweru nzataha mbohotse. Tubonye abantu bava za Kamonyi, bava za Rulindo, tubonye abantu bava za Gicumbi, bakaza tugasengana icyumweru kimwe. Muri icyo cyumweru kabara bohotse akitahira, akazana n'abandi ku bundi. Dufite abantu bajya baza bakigaba, vayo tubane muri aya masengesho y'iminsi 210. Turashaka iki? Turashaka ububyutse. Turavuga ngo ububyutse burakenewe, burakenewe mu rugo rwawe, ububyutse burakenewe mu nzu yawe, ububyutse burakenewe mu bana bawe. We nureba ko abana bananiranye, nureba ko ukeneye yandi masengesho, gukora andi masengesho. Uyu witwa Witonze aravuga ati naravunitse urutugu maze amezi 5, arasaba ko tumusengera. Witonze wakwihanganya ukatugeraho tugashobora gusengana nawe, tugasengana nawe kuko iyo myuka y'abadayimoni ishaka kuzana ubumuga ikwiriye guhanwa, igatandukana n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Rero narimo nkubwira ngo ushaka kwigaba, ushaka kwigaba ufite ahantu wacumbika, ufite ahantu wacumbika kuko ikibazo cyawe kikuremereye. Imana yashaka kubona kuri seriye utera intambwe, gerageza garagaza kuri serious ubirushe. Buri Imana igikorera abantu barushe. Bibi Yesu yaravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe mu nsange ndabaruhura. Niba urusha ukaburemerewe, ukaburusha agasuzuguro ka Satani, urusha agasuzuguro k'imizimu mu rugo rwawe, agasuzuguro k'abadayimoni ku mugabo wawe. Satani yaramugutwaye, agutwara umugabo umureba, atwarwa n'abandi bagore, urabireba, uri mu nzu urarira wenyine. Abadayimoni baramutwaye, asigaye korera abazimu, inzoga zaramutwaye. Wa mugore we ihute ugere ku itorero rya UCC hariya ku butaka bwera, gera ku itorero rya UCC Kabuga ufashwe aho uherereye hose. Gituma tukubwira aya matorero no kugira ngo aho uherereye uhegere. Waba uherereye muri Bugesera, gira kuri UCC hariya Nyamata ikorera muri sale ya Croix Rouge hafi na Maison de Jeunes, hafi ya hotel yitwa Rock Palasta. Uhagere uhabwe umugisha, wasanga abakozi b'Imana tugufashe, abadayimoni bakoshe bakure kure. Nucikanwe, nucika intege, wibimanika amaboko uvuga uti ndabiretse mbivuyeho. Oya, hari umuntu unyumva ushaka gukora divorce, aho ugeze wagarukiye aho ngaho, abo bana bawe ugiye gutera akababaro ngo wananiwe. Ese wagerageje gusenga kuri ubu ngubu?
watugerageje se natwe hari Imana ibasha gukora no kuri uyu munota, nubwo ubona bimeze nabi, nubwo wiyanze ukaba utagishaka umwana w'umuntu, ukaba wumva utagishaka uyu mugabo, ariko wibuke mushakana mwarakundanaga, wibuke mukitangira urushako rwanyu, mwari mufite umunezero mwinshi, mufite ibyiringiro, umwanzi hagati aho araza arabavangira. Ntucikanwe rero, ntucikanwe, kuko Uwiteka Imana arashaka gukora ikintu gishya ku buzima bwawe, ashaka kukwiyereka, ahindura amateka n'ibihe byawe. Reka aka kanya mu minota dusigaranye tugiye gusenga, turakira pastor agiye gusengera buri muntu wese utwumva duteze amatwi, abaduhamagaye, abatwandikiye, aho uri, niba urwaye, niba ushaka gukizwa, atuyobore muri uko gusenga. Reka wowe ushaka gukizwa, nturebe umuntu uri iruhande rwawe, nturebe umuntu ebikuzengurutse, izera Imana gusa igiye kuguha agakiza uyu munsi wa none. Fata mu gituza cyawe usubiremo ngo Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'uyu munsi, gushimiye ijambo kuko uyu munsi ari njyewe riziye, nakiriye agakiza kawe, ndatura n'akanwa kanjye, ndizera n'umutima wanjye, ndakijijwe kuva uyu munsi. Urakoze Yesu kuko mbabariye, urakoze Mwami. Reka ngusengere. Mana yacu mu izina rya Yesu, uyu muntu wakiriye agakiza, uyu musore, uyu mugabo, uyu mukobwa, uyu mwana, tubarambitseho ibiganza mu buryo bw'umwuka kugira ngo imbaraga zawe zibakomeze nk'uko natwe zadukomeze mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Tugiye gusengera abantu mwari mumaze gutanga ibyifuzo, harimo abarwayi, harimo uwo mubyeyi umaze igihe kinini cyane mu by'ukuri utwite indiravuna. Nanjye ndi umubyeyi ndabizi, ariko ngiye kugusengera nanjye n'umutima wanjye wose kugira ngo Imana yo mu ijuru kugirire neza. Abafite ibibazo, abafite inyatsi, abafite ingorane, izera Imana buri muntu wese. Niba wegereye radio n'ufite telefone, fata kuri telefone yawe cyangwa ufate kuri radio yawe, tugiye kugusengera kugira ngo Imana yacu ikora ibikomeye n'ibitangaza igutabare mu izina rya Yesu. Mana yacu mu izina rya Yesu, turakuvuga Mwami wanjye tutaguca iruhande, twarakubonye ukora imirimo ikomeye n'ibitangaza kuva mbere hose. Ijambo ryaratubwira ngo uko wari urejo na n'ubu ni kuri kandi kuzahora iteka ryose, uko wadukoreye ibikomeye n'ibitangaza kuva kera kose. Natwe tuvuga kuri radio dufite ubuhamya bukomeye cyane bw'ibitangaza wadukoreye. Reka ugenderera abo bantu barwaye, ubakize muri aka kanya. Reka uwo mubyeyi afate ibikoresho bye muri aka kanya ajye kubyara mu izina rya Yesu, kandi abyara umwana muzima kandi nawe abe muzima mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu badafite akazi, reka babona akazi. Wavuze ngo warakeneye diplome, reka Mwami wanjye mu ubwenge bwo kubona diplome mu izina rya Yesu. Abo ngabo bari birukamwe mu kazi, reka basubire mu kazi kabo. Data cinzira ku bana bawe bagushaka, bakunyotewe, bafite inzara n'inyota, bumva bavuga ngo turashaka gukandagira mu rusengero. Abasubiye inyuma Mana wongere ubagarure mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Abavuye mu byizerwa, abataye amasezerano, abataye imihamagaro yabo, abakuririmbiraga, reka bongere bagaruke bakuririmbire. Abavuye mu byizero, bavuye amasezerano Mana yawe, bagasubira amasezerano ya Satani, turabatandukanya n'amasezerano y'umwanzi mu izina rya Yesu. Turabatandukanya na karande, turabatandukanya n'imivumo, turabatandukanya n'ibyabatwazaga igitugu mu izina rya Yesu Kristo Mwana w'Imana. Data tuhamagara imbabazi zawe wadusezeranyije ushaka kugirira abantu bawe kugira ngo zibe ku bantu bawe. Urakoze kuko abantu Mwami w'abami bagiye kuza mu nzu yawe umunsi w'ejo biruka cyane bavuga ngo reka duhunge umwanzi uri hanze. Urakoze kuko ubikoze, ni mu izina rya Yesu dusenzemo, amen. Yesu abaho umugisha. Mushobora kutwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri telefone zigendanwa. Iyanjye Pastor John ni 0782 75 74 62 0782 75 74 62. Umurongo wa Tigo ni 0722 2 5 74 62. Ndasubira mu 0722 2 5 74 62. Pastor Bena Yusese Kabuga 0788 51 3 3 2.